tugarutse k'uyu mama intego nyamukuru tuzanye uyu mufarisi waguzwe n'umudamu uri mu Butaliyani kandi no mu BigTown mu mushimire umumama aba mu Butaliyani abana batatu ntabwo ari ikintu babyeyi mwabyaye mufite abana umwana umwe arakuzunguza akuzengereza ariko uyu mama nta mugabo afite yavuze ko yateye ikiraka kivamo abana batatu no gukaraba maze ni intambara no kwikuburaho nicara nikose ngira mu muhereke twamuzaniye umuceri n'ibindi bintu byamufasha amasabune yo gukarabya abana pampa n'inzaburiza urugero ndabiziwe na nzaribure kubera ko muri insabira mutarinsakira ariko jewe nzi ko niba ari hari Imana ntabwo Izarinyima jewe nitwa amazina y'ubupfumu ariko ntabwo ndi umupfumu wo kuroga ndo umupfumu urogora ukuraho ibintu byari byangamiye abantu ntabwo nzi ko ari by'Imana yanga kuguramo akanyama rezo cyangwa ukaboga kugira ngo gahunda zigende neza ndamushimira Imana izajya igomeza imwongerera. Oh yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amaro nta kibazo na kimwe gihari. Ni BigTown TV, ndi Arben yosa behind the camera, ndi kumwe na Kibro niye kuvaza kugira ngo amajwi n'ishusho birageraho gatano kuri gatano, ngira ngo kurikira BigTown TV. Minsi yashize turi kumwe na Salongo abonye umugore wabyaye impanga eshatu, yaje n'ubundi amugana afite ikibazo baramuzinza twite inda amezi 18 kandi ubusanzwe umudamu usanzwe normal cyangwa se inda normal niko ndavuga se ivukira amezi 9 ariko byari byageze amezi 18. Salongo yaje kumuvura aza kuba abyara impanga cyangwa se abana batatu. Umugore twaramusunyira ngo mwabonye ahantu aba ariko tuguti wapi ntago bimeze neza, imba mu nzu nkodesha. Umugabo yaragiye nabwo deherukana ubwo bwa nterinda ntago yamenya amakuru ye njyande na makeya, ngira ngo mwabonye uburyamo baryamamo twabonye atari uburyamo bwiza cyane. Niyo mpamvu uno munsi yo Salongo cyangwa se nabo bafatanyije araza kuba atubwira, tugiye kuba tumushyira matera aza kuryamaho, ngira ngo turaza gukorana urugendo namwe n'ubundi nk'ibisanzwe. Nababwiye ko ushobora kwiyemeza ukajya udufasha tukajyana mu rugendo nta kibazo. Ngira ngo bambwiye ko duhitamo iyi ngiyi, ushobora kuza kwiyemeza tukazajya dukorana ibikorwa nk'ibi ngibi. Ntituze kugarukiriza ahangaha nawe nimba ari cyo urengeje kuri matera, ndavuga nk'ibiryo urabona hari matera ariko nta gitanda. Nimba ufite uburyo wamugurira igitanda it's okay, byaba ari sawa cyane. Nimba hari n'ikindi wakora mu buzima bw'ubona biri ngombwa cyangwa se bishoboka nabyo nta kibazo, tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu, ushobora kwifatanya natwe nta kibazo na kimwe cyaba kirimo. Reka nkubwire n'ubundi tuze gufatanya uru rugendo kugira ngo gahunda zize kuba zigenda fresh, kandi ntuze kuba uri mu rugendo washobora kwifatanya natwe n'ubundi mu rugendo kugira ngo gahunda zijye zigenda fresh. Nakubwiye ko gahunda zimeze cyangwa se warabibonye kuko n'umudamu wabyaye abana batatu ariko nta mikoro asanzwe afite, kuko murabyibuka twarebye inzu asanzwe abamo, atubwira ko n'ubundi ayikodesha, tureba aharyama mwabo mwarahabonye ngo twarabiberetse ntago twabikoze mu ibanga, mubona n'ubundi uko gahunda zimeze ntago zari zimeze neza. Niyo mpamvu ngushishikariza gukurikira BigTown TV umunsi ku munsi. Ufite icyo wamufasha uhawe ikaze, uhawe karibu, turaza kukubwira uburyo wabikoramo cyangwa se ushobora no kumusengera kuko ngende umukristo, ushobora kubona nta bufasha ufite bw'amafaranga ukamusengera nabyo birashoboka cyane. Yes, guma kuri BigTown TV uraza kumenya ko gahunda zimeze. Umvuye ahangaha mpagaze ni muri hafi n'akarere ka Bugesera aho kubatse neza, ngiye kwerekeza hafi n'ubundi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, niho tugiye kuba turi. Ngira ngo ubwashize n'ubundi twajyanye mu rugendo, n'ubundi niho dusubiye turagenda turebe uko ubuzima bw'umubyeyi bumeze, abana bimeze bite, babashije gukura. Turaza kureba uko bimeze, se baracyariho bose uko ari batatu, turaza kumva uko gahunda zimeze. Ngira ngo kuvuye kuri BigTown TV gusa uraza kumenya ko gahunda zimeze nta kibazo na kimwe kirimo. Yes, reka ngushimire gukurikira BigTown TV, utera umusanzu kuri BigTown TV cyangwa se udushyigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo twakoze nk'uko ngiyi hakagira abitanga bakavuga ati turishima cyane. Nakubwiye ko twebwe ibi tuba twakoze bari mu bushobozi bwacu, kandi namwe muturushije ubushobozi ndabizi, hari ubundi bushobozi mushobora kuturusa. Guma kuri BigTown TV. Reka ninjire mu modoka y'uno mugabo tujyane mu rugendo. Papa ubu noneho twakomeza urugendo nta kibazo.
dushobora gukomeza urugendo ngira ngo babibonye ko tugiye kureba wa mudamu nandi kubabwira ababyaye impanga 3 ariko twageze ngira ngo barabibonye babonye ko nta mikoro babonye haba babona haryama nta mikoro nandi kubabwira ko iki gikorwa ari cyo tuba twashobojwe ariko nabo ubwabo ku giti cyabo hari ufite icyo ashoboye gukora ashobora kugikora ntago birangiriye ahanga abahaye nomero za kugira ngo bamufashe ntego tuzeho bigeze kadusubire turebe niba hari agafariso yaba yarabonye ntako yabonye tumushyire uyu nguyu abaryamyeho n'ibindi bizaza nkuko nabivuze n'ubushize uko nzajya nshobozwa kuko je sinsura umuntu rimwe iyo umuntu ababaye wenda hariho abantu babifata ukunda ariko jewe umuntu yansigaye mu bitekerezo mu mwanya wanjye muto ngira ndongera nkamutekerezaho tugiye gusubirayo turebe uko ameze tugiye gusubira turebe nandi kuvuga ati turebe nimba za mpanga zikiho turebe niba handi ariho akiri nimba nta cyahindutse kandi abakurikira BigTown TV ndabizi mwifitemo ubushobozi mushobora gukora muri bikimana yagwaye tugasangira kuko nabibabwiye ibyo uri kurya wenyine sinzi isibindi tebe gatoki ejo nawe ushobora kuba mu bangana uri kumbwira ko bagomba kugufasha kandi wari wifite nabyo bijya bibaho cyane isi ibaho gufashanya abantu bafashwa n'abandi dufashwa n'abantu umuntu ukagira umuntu ugutekerezaho biba ari byiza cyane cyane nk'umuntu nkuriye umeze nkaho yatereranywe biba bisaba rero ko uko abantu bashoboye bamufasha nomero twarayibaye wenda nitugerayo aratubwira uko bimeze twongere tuyitange abantu bamufashe umuntu ufite abana 3 b'impanga abakeneye utuntu twinshi akeneye kwiguramo imyenda size zabo abakeneye ibyo kubagaburira wenda mu gihe kiri imbere ntago amashereka yazaba kibahaza akeneye amata ibintu nk'ibyo ngibyo ni ingenzi rero gufasha duhozaho uko umuntu ashobojwe ko dushobozwa n'Imana kandi ni byiza yes ni byiza reka nshimire Salongo by'umwihariko bro injira muri imodoka kugira tugende turagenda ibindi tubirebera hamwe reka nshimire Salongo by'umwihariko kandi nshimire nawe ujya udahwema kudufasha cyangwa se kudushyikira mu nkuru tuba twakoze z'ubuvugizi abo twakoreye ubuvugizi bigacamo reka ngushimire uri umuntu w'akamaro uri umuntu w'ingenzi kuri BigTown TV kandi usanzwe unadushyikira reka mbigushimire tugende nta kibazo ubu ngubu twaburenganzira twaye rugari yes reka mbigushimire cyane uri umuntu w'akamaro uri n'umuntu w'ingenzi kandi uwo mutima ngiye kujya nsenga abantu bafite umutima mugiye mubuhorana no mutima mwiza no mutima ufasha buriya iyo ufashije umuntu utishoboye baravanga ubugurije Imana nanjye nuko mbyemera kuko ndi umukristo reka nimba Salongo nawe hari uko byemera iyo ufashije umukene ngo ubugurije Imana buriya uyigurije uyigurije da ejo irakwishyura mu bundi butazi cyane Yes ngira ngo urabibona tugeze muri Rweru ni hafi n'u Burundi twetegeye ikiyaga cya Rweru arya bize geography muranyibutsa gishaka kwa kiri mu Burundi niho turi twuje gufasha wa mama nundi wabyaye impanga 3 muravyibuka none twari twakoze inkuru ubwo Salongo yamuzinguraga abana 3 nibo yaje kubyara mwibutse ko ari umumama wari utwite inda y'amezi 18 byaranze byananiranye ariko aza kumenya ko Salongo avura ibyo bintu cyangwa se azingura abama bahumanyijwe niko Salongo yambwiye ko abantu babahumanyijwe biza kugenda neza arabyara impanga 3 ariko mu kubabyara ubushobozi bwo ni hafi ya ntabwo ndetse ni ntabwo pe uko nabibonye kuko ntago ari ubwa mbere mpaje twari twaje n'undi bwashize ndi kumwe na Salongo reka n'undi musabe twageze ahangaha musaza murasohokamo nta kibazo kugira ngo tubashe kugera kuri mama nabonye ko ahari namwe nta kibazo
kamfungure uriye kumwe n'abakirwa gerageza kwitwara neza ubwenge sha Wamugore uzamushobora yes nubundi nandi kubwira abantu ko twaje ahangaha barabibonye ni umudamu wabyaye impanga 3 ariko ubushobozi bwo ni hafi ya ntabwo no munsi bamwiyemeje kuza kumufasha abyo twamuzaniye bamaze kwibona harimo matera umuceri umusabone y'abana pampex ni ibintu byinshi bitandukanye nubundi kumufasha uretse kuganira nawe umva ubuzima uko buhagaze bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi nicyo kituzanye ngira akazi kenshi murabizi mwarayibonye bushize twari mu mihanda nongera nkatekereza ku bantu nk'aba umutwe wanjye buri kanya uhora uturuna ku barwayi banjye batandukanye abaje kwivuza bakeneye ubufasha byose Imana yaramfashije umutwe wanjye iwuha imbaraga zituma nshobora gutekereza kuri buri kintu cyose kandi nkacyitaho uko kigomba kugenda uko gikwiriye yego so rero urabona ko ikirere kimeze neza ndabona imvura igiye kugwa hano reka tugere tumurebe yego tumurebe tugenda tunaganiraho gakeya twari twabuze telefone ye ariko kugira ngo umuvanemo ibyo twamuzaniye abasore banje bafashe babasore muze mudufashe ariko iyo mfashe microphone mujya mumenya ko nta kandi kazi mba ngomba gukora imibiri yananiye impyisi turu n'umufariso faturwa akazi fatamo hano na zana nayo mashuka zana byose nazo pampex zizana nta kibazo urabona ko nawe BigTown waguza amashuka ukavuga uti nanjye reka ngere icyo ntwanga mu bushobozi bwanjye wakoze neza uri utangiye kujya ufasha wabitekerezaho guti kangura tudushuka nanjye ntumushyire mu bushobozi bwanjye bukeya nagize neza no muceri wowe na kibro mwiteranyije kugira ngo muguru tudushuka n'uturingiti ndiko turakenewe cyane yes tunga imodoka fresh batatwanikira hano nabonye twana dukubagana isabune nayo na bisura abana bahaba bari hano abana bahakubese mwakire sha iyo twaje hano tuba tugomba kubaha namwe mukajya wowe basangire babiri ntabwo bari musangire usangire n'uri wowe n'uyu mugende wowe n'uri nawe urumwana fata nawe nk'uyu ndi ninde mufate maboko mugende musangire wowe urasangira nande sangira na kariya gato sangira na kariya mwebwe bakuru namwe musangire abakuru namwe wowe urajya gusangira birashoboka cyangwa bose ubahenda bonazizira cyane sigamizo kwa karyuri none ya mama nawe ngo ni mumuhe naye ngo yabaye umwana imuze abaye ebyiri none sawa okay fine okay here we go tutusaramo mirundi lete mugo gwangogo umunyu mwamfashe yego ndumva nta kindi gutyo byarangiye ndumva nta kindi dufite ingendo nyinshi uyu munsi mwego tugiye kujya kwa bakaryuri Yes, no. Tutusaramo mirundi 2 sabuni zisare zizana sabuni nayo baheho ntacyo tugere twebwe aradushaka twazanye indise cyangwa twaze kijya kwa abahizo kumesa nabo okay sawa ahe niyo kumesa none kugira ngo ya myenda y'abana wowe nuko utarabyara burya abadamu bagira ibibazo byinshi kumesa imyenda y'abana bakozemo pipi ibintu nk'ibyo birumvikana kabisa nubyara nibwo uzabimenya cyane nago nahita amenya ibyingo akakanya ariko muzi nimba ari ikintu nyotewe uzumva ngo ndi mu rugo mfite mudamu cyo kintu nzashimira Imana okay gira vuba rero ndire vuba hoya Imana nibanze mu bushobozi nta kibazo yesi nkuko mubireba ngira ngo murabona ko tuhageze ndi kumwe na Salongo n'abandi bantu badutwaje ibyo twazanye kuri uno mama twabanje kumubura ariko ngira ngo yamaze kugera mu rugo nkuko mubibona rero turinjiye ahangaha ntago hakubereye hashya ntago ari ubwa mbere habonye ukurikira BigTown TV none ngira ngo bwashize rero habonye mama muraho neza murakomeye komera yes ashimwe ahimbaza kangufashe nta kibazo tirambika ahangaha hanyuma rero mwe mugiye hanze gato yasibyo ni mama komera yes ashimwe mama komera cyane mwacha rwaje
Yarorohewe. Mama umeze neza? Yes, abakurikiye BigTown TV nyirango uno munsi ntago mbatinza dufite gahunda nyinshi tugiye kujyamo nyirango mu kubyumva ko turi kuvuga ngo dufite n'ibya kwa Karyuri niho tugiye guhita duhitira. Reka nganire n'umama haryo byaye hashize amezi angahe? Atatazuzura kuri 25 z'ukwa gatanu. 25 z'ukwa gatanu. Hanyuma rero uwo byaye impanga 3 nkuko twabyeretse abantu bwashize twakumenye ubwo wari kwa Salongo uvuga uti kubyara byaranze amezi 18 nyamaze ntwite ariko baranzinze kubyara byari byaranze urabyara urangije ubyara n'impanga 3 mu bushobozi bwawe twageze ahangahe tubona ntago nabwitaho ariko tubona ntibuhagije kuva twavanga kugera amaginga yangaya ubaye huti. Ewe mbayeho ku bwanyu no ku bw'Imana. Abana se nta bibazo bindi bajya bagira uretse kurwara biraho ngaho bajya babasha kubona nyine uko biranje abona bagomba konka ko byagenda kose kandi umubyeyi yonkwa nyine ibyo yariye ibyo yanyweye hari kijya gikunda cyangwa ubona abana n'undi byanga bitewe nuko nta kibona cyo kurya cyangwa ari uko bigenda. Ari nk'abantu bagenda Imana ikoreramo bakampa nk'agakoma nkabona ibyo mbonye. Nyuma y'ikiganiro hari abaguhamagaye? Aya aba BigTown mwongere mugira urukundo kuki mutamagana no mu makoko na n'ubu ngubu umugabo wagutenda ntago murabasha kongera kubonana wapi gusura kuva wabyara uramuhamagara mubwira ko wabyaye se? Narabimubwiye cyangwa we ntiyabyumvanye n'abandi. None maginga ntarakugera? Ntago arangera. Urongera kubasha gukora nyine no kwicara hano ukarera abana paka no gukaraba maze ni intambara no kwikuburaho nicara ni ikosi. Abakurikiye BigTown TV ndabinginze vuga nimero zawe kugira ngo dukomeze ibindi na muganga Salongo turaza kumva ubundi ubuzima bwawe uko buhagaze mu kandi kanya bwira abantu nimero zawe bakubonaho. Nomero ya mutere nayo nsi mu mutwe kandi iri ku muriro aho nayohereje. Turaza kubikora mu kandi kanya reka twiganirire na muganga Salongo. Ibikorwa nk'ibi ngiro ntago ari abantu benshi babikora cyangwa se ntago ari ibya twese n'undi mutima n'Imana ishyira mu muntu kugira ngo akore ibikorwa nk'ibi ngibi wowe kugira ngo ukore ubwashize narakubaje atese wegeze ubaho mu buzima bubi ko ukunda gufasha abantu babaye harya basubije ngo iki? Nagushubije ko nabo bayemo cyane. Yewe nakuriye mu cyaro mba mu buzima bwo mu cyaro bwari bugoye cyane nubwo data yari afite inka ariko hari ibintu byinshi mu cyaro wabonaga abaturanyi twari duturanye iki ibintu nk'ibyo ubuzima bubi ukabwihanganira. Umuntu utunze inka rero ntabwo bimutuma n'ubundi ataba muri bwa buzima bwo kurara habi bwo kuba ahantu habi kubera imyumvire yari iriho. Niyo mpamvu ugiye ibintu byose ubona ko nshaka ko bihinduka bishyashya. None rero tugarutse k'uyu mama intego nyamukuru tuzanye uyu mufariso waguzwe n'umudamu uri mu Butaliyani. Hari n'undi muntu yigeze gufasha kandi ni mu BigTown mu mushimire umumama aba mu Butaliyani azibona yatanze no mufariso naye ndavuga ntubwo anteye inkunga yo kugira ngo nsubire ahandi kanongereho nsantuza n'umuceri tuzanye n'ibindi bintu akeneye mu buzima amapampa y'abana nange muramfasha muguru dushuka n'uturingiti kugira ngo abana bashobore kuryama. So icyo nasaba abantu inkunga yabo bazayinyuze ku mwebwe mw'aba BigTown bazayibanyuzeho kuko bafite ubushobozi bwo kuyibaha mukayizana yuzuye mukayegeranya tukazagaruka hano mwayizanye. Abantu rero mukunda Salongo mukunda BigTown mukunda gufasha mufite umutima nk'uwanjye nabasabaga yuko mwafasha uno mama murabona arababaye. Abana batatu ntabwo ari ikintu babyeyi mwabyaye mufite abana umwana umwe arakuzunguza akuzengereza ariko uyu mama nta mugabo afite yavuze ko yateye ikiraka kivamo abana batatu. Nyuma yo kumuzingura mwabonye ko n'amafaranga yagiye kunyishyura nayamushubije atanzwe n'uriya mubyeyi wo ku ruhande niwe yamwishyuriye ndayabasubiza. Mu by'ukuri rero ntabwo bari mu buzima bwiza ntabwo ari byande bita ngo no gutwika abatwitsi barahari twe ntabwo twaje gutwika. Yewe nkoze ikintu rimwe kabiri ngikora kenshi kugira ngo cyongere ndebe koko ari ikintu kitari cyo kwiyerekana nkuko abantu bamwe babivuga. Ntabwo jewe niyerekana ahubwo mbabazwa n'umuntu babaye. Niyo mpamvu ngarutse ahangaha niyo mpamvu nzongera nkanagaruka n'undi munsi kubera yuko uyu mudamu ntabwo aragera mu buzima bw'aba bana kuba ishoboza wenyine.
ntabwo ari byoroshye baho barakura murabibona ubu n'amabere bonka ntabwo akibahaza icyonzi cyo mu gihe kiri imbere azakenera n'amata ni ukuvuga ngo ko bagenda bakura niko akenera ibintu byinshi so nasabaga rero abantu mudufashe sindi buvuze ko uburyo ubuganga ngo gutya na gutya abankenera muzambona kuko hari igihe mvuga nka nomero nk'uko baba ngo nari naje gukora iki ngo kwiyamamaza no icyanzanye n'uyu mudamu uyu munsi nta kintu na kimwe nshobora kuvuga uretse gufasha uyu mudamu murakoze rero niba hari ikindi twakongera mu muhereke twamuzaniye umuceri n'ibindi bintu byamufasha amasabune yo gukarabya abana pampa nawe ubwe ateke neza arye neza kugira ngo ashobore kugira imbaraga zazana amashereka kugira ngo ashobore konsa abana bana yes nukuvuze ati ntacyo ndibivugeho ariko ntago nabura kuvuga ko ari igikorwa cyiza nubwo abenshi bavuga ko ari imicongo ya gipagane bakabyitira ukundi kundi ariko icyiza kiriho nuko nahamya ko nabonye ko ari n'umukristo nubwo ubikora ariko uzinguye umuntu mw'ubu buryo musubije amafaranga ariko uravuze ati ndafata na initiative yo kumufasha nubwo utavanga uravuga nimero zawe ariko ushobora kuvuga uti nibura undi muntu dukurikiye ndamushishikariza iki umuntu dukurikiye icyo namushishikariza ni ukudufasha nta bushobozi mfite bushoboka burenze ariko uko nshoboye mfasha abababaye ni benshi basigaye bampamagara urabona ko bwa bwana burimo burakura karimo karakubona ubu n'amaso yako ni ukuvuga ngo rero ikintu dushaka ni ukujya tuve muri wa mutima wawo gitindi iby'Imana ishaka nibyo tugomba gukora gufashanya kuba hafi y'abababaye nta kindi n'inzaburi ijuru jewe ndabizi we nzaribure kubera ko muri insabira mutarinsakira ariko jewe nzi ko niba ari hari Imana ntabwo izarinyima jewe ndabizi kubera izina naciyemo hariya kugira ngo nitwe umupfumu nitwa amazina y'ubupfumu ariko ntabwo ndi umupfumu wo kuroga ndi umupfumu urogora ukuraho ibintu byari byo byangamiye abantu ntabwo nzi ko ari by'Imana yanga ahubwo Imana ikunda umuntu ufasha abantu ushobora kubafasha mu bibazo bafite no kubavura nibyo bintu ngenderaho bibiri ndwanya abarozi hanafasha no kuvuga ngo ibyo n'Imana izabinyangire nayo izabibera yego yes ngira ngo murabyumva twaje angaha muri rwero ibindi bikomeze icyo tumusaba bashyiraho nomero ya BigTown bazace muri mwebwe bafashe no muntu ntushyireho iyandi yes ngira ngo abadukurikiye nk'uko mubyumva nyine Salongo yagiraga ati turashyiraho nimero ya BigTown ushaka gufasha uno mama ushobora guhamagara kuri 0787782212 kugira ngo tuzagaruke ahangaha n'ubundi icyo wohereza cyose kizagerezwa kuri uno mama nandi kubabwira ko imvura iri kugwa reka dusubikire ahangaha ariko reka nganire n'uno mama murwaje kuva kera mama umeze neza tumeze neza turaba na n'ubu uracyamufasha uno mama ndacyamufasha utuye hafi ahangaha ni kwa rurara ubwo mwabonye mva niho dutuye bashimira umama w'umutaliyani wakohereje uno mufariso cyangwa ino matera ndamushimira Imana izajya igomeza imwongerera atanga amadolari 50 yuriya mufariso turawuzanye tuwugejeje ahangaha umushimire rero agira umutima mwiza akunda gufasha n'abandi barebereho bakomeze badufashe nta kibazo Imana imuhe umugisha aho yabikoze Imana isubize aho yakuye kabisa kugira ngo ajye afasha n'abandi reka nshimire aba BigTowners mwese mwarimo dukurikiye rero reka nshimire n'uyu mumama wakubaye hafi kuva ubyaye kugeza amaginga aya ngaya nawe reka ngushimire ko wakomeje kwihangana ntabwo byoroshye kurera abana batatu ariko wendi kubona ugerageza kabisa nongere muri arasakwa kuguramo akanyama yezo cyangwa ukaboga kugira ngo gahunda zigende neza murakoze uyu nawe umufasha nawe reka mugurire agafanta cyane mama murakoze rero ndabashimiye kandi Imana izabaho mu murakoze no kumutera agweho nk'ibiro 3 hariya kuri uriya muceri ntabwo nabyo ariko ngenye
nyine nakagaruka kumfasha. Mama Imana iguhe umugisha ku gikorwa cyiza wakoze. namwe kandi ihora ubongerera. Okay. Yes, ngira ngo murakoze cyane. Reka nshimire uwo mama wakoze icyo gikorwa cyo gufasha uno mubyeyi. Reka nshimire na muganga Salongo nawe witanze kugira ngo haboneke uno muceri n'isabune na Pampex ndetse n'aya mavuta twazanye. Reka nshimire na buri wese warakurikiye BigTown TV. Ngira ngo murabyumva, imvura iri kugwa kandi turi ahantu kure ya Kigali. Natwe dushaka uburyo twakerekeza amayira dutaha. Imana itugende hafi, isigane n'abasigaye na Albert niyo sana ndi kumwe na Kibro kuri kamera. Okay, yes, mwakoze cyane ndabashimiye. Kora subscribe ni mutarayikora kugira gahunda zijye zigenda fresh sana. Iyo nimero nagwaye ushobora kuza kuyandikira cyangwa ukayihamagara kugira ngo twifatanye gufasha uno mubyeyi nubona nyine uba interested. Muganga ndagushimiye n'ibyo navugaga nabonaga uhuze. Urakoze cyane nari nitaba abakiriya babambuze. Turi muri runo rugo n'ibirometero byinshi hano hakurya kuri Gasozi ni mu Burundi. Ntago mu by'ukuri ubushize navuze ndakaye ariko uyu munsi ndishimye ko abana barimo gukura nta kibazo baragira nta burwayi nibyo gushimira Imana. Ngira ngo ikindi babura ndimo kubona ushobora kuba twibagiwe turabura supernet ko hano hashobora kuba hari imibu ko yegereye ikiyaga. Ngira ngo turamuha amafaranga aze kugura supernet azaje ashyiramo bari abantu. So aba BigTown rero iyo nomero yongereza kuyisubiramo uzana yafisha haya kuri channel yanyu igaragare. Ushaka kumufasha wese inkunga yicisheho yewe nzashyiramo essence mu modoka yanjye tuzaze tumugeze inkunga ye. Murakoze cyane. Nimero ndayisubiramo ni 0787982212 uzacishe inkunga yawe izamugeraho uko yakabaye. Bagitubwira utindikana kanohereje ibingibi uko uzabitubwira niko tuzabizana ahangaha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha izasubize aho uno mubyeyi yakuye kabisa, izajye imuha ibindi byinshi afashe n'abandi bantu benshi. Ni byiza cyane. Salongo nawe ndamushimiye. Shimiye Kibro twakoranye runo rugendo. Shimiye we dukorana ingendo za buri munsi kuri BigTown TV. Murakoze cyane.